Mwaramutse neza, Yesu ashimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Ramburira Imana amaboko. Reka turirimbire Imana muri iyi korasi. Haleluya! Yego, yego, tamba, 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 tamba. Waba wararuhiki, utamusi utabonye Yesu. Waba wararuhiki, waba wararuhiki. Nshuti yanjye wakakiriye Yesu. Ruhiki, ihane neza ubabarirwe. Utabonye Yesu. Waba wararuhiki, waba wararuhiki, waba wararuhiki, waba wararuhiki, waba wararuhiki, waba wararuhiki. Nshuti yanjye kizwa neza, kiranuka, genda mu nzira nzima. Yesu ari hafi kugaruka, Yesu ari hafi kuza. Yesu nta Yesu wo ku munwa ubaho, gukizwa n'uguhinduka. Wararuhiki, nshuti yanjye, waba wararuhiki, maramaza, kiranuka, kiranuka. Yesu ari hafi kugaruka. Ruhiki, va mu byaha, hunga icyaha, senga mu gukiranuka, wikorosaho ibintu, saba imbabazi, ca bugufi, kiranuka. Yesu ari hafi kugaruka. Hindukira by'ukuri, reka ibyaha, maramaza. Wararuhiki, wazamutse, wabawa. Korera Imana neza mu gukiranuka. Yesu ari hafi kugaruka. Uzabibazwa. Waba wararuhiki, waba wararuhiki, waba wararuhiki, waba wararuhiki. Uyu munsi utabonye Yesu. Waba wararuhiki, wararuhiki, waba wararuhiki. Nshuti yanjye kizwa neza, dukiranuka. Yesu ari hafi kugaruka. Agakiza, gukizwa n'uguhinduka, ntabwo gukizwa ari ku munwa. Duhinduke. Wararuhiki, kwihana, imbabazi ziracyariho, kwihana biracyashoboka. Iyo utabonye Yesu. Waba wararuhiki, wazamutse, wararuhiki. Mureke tumaramaze. Yesu ari hafi kugaruka. Agakiza, kwihana n'uguhinduka. Nta Yesu wo ku munwa ubaho, agaragare mu mirimo yacu, mu bikorwa byacu, mu munsi wacu. Yesu abemo, tuhagaragare nk'abamenye Kristo. Wararuhiki, waba wararuhiki, muvandimwe we. Uyu munsi utabonye Yesu. Waba wararuhiki. Haleluya. Reka dusome ibyahishuwe 22 umurongo wa 17. Ibyahishuwe 22 umurongo wa 17 aravuga ngo umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagara ati ngwino, kandi ufite inyota naze, ushaka ajyana amazi y'ubugingo ku buntu. Amena. Umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagara ati ngwino, kandi ufite inyota naze, ushaka ajyana amazi y'ubugingo ku buntu. Imana ishimwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino. Yesu araguhamagara, umwuka we araguhamagara. Ngwino, va mu byaha, hunga icyaha, hunga, wikora ibyaha wikoreye mu nzu y'Imana. Ikomeza gukorera ibyaha mu rusengero, oya bireke. Kwihana neza. Ikomeza gukora ibyaha mu cyumba cy'amasengesho, oya. Ikomeza gukora ibyaha kandi waramenye Yesu. Hunga, hunga, hunga. Igitondo ndavuza ifirimbi, ndavuza ingoma, duhunge, duhunge. Yesu ari hafi kugaruka. Twihane, tumaramaze. Uwo muntu yongere yisuzume, ibibazo ati ese ubu Yesu aje niki cyatuma
atanjyana? Tugomba icyo kibazo kuzajya tukibaza, ukavuga ngo Yesu ubu ngubu aje, iki cyatuma atanjyana? Ni iki cyatuma Yesu aramutse ahamagaye mu kirere agahamagara ngo ngwino cyambuza kuzamubona? Tukakihana, tukagenda twisuzuma, tukareba ko amakanzu yacu akera. Bitabaye ibyo twaba twararuhiye ubusa. Ngo kandi uwumva nahamagare, nawe nuhamagare. Turahamagara abantu bataramenya Yesu, ndabahamagarira kumwakira. Urifuza kwakira Yesu umwami n'umukiza, unyandikira muri comment, ndabigufashamo. Wakire Yesu, wiga umubatizo mu mazi menshi, ndabigufasha. Ngwino ubatizwe, umenye Imana, utangire urugendo rwawe na Kristo. Yesu ari hafi kugaruka. Nawe kandi wamenye Yesu, ukaba waramumenye, haranira kwezwa. Reka twezwe, Kristo ari bugufi. Ngo kandi ufite inyota nazi, inyota yo gukiranuka, inyota yo kureka ibyaha. Inyota ni nyinshi, hari inyota y'itabi, hari inyota yo gushaka amazi, ni byinshi. Ariko inyota hano ivugwa ni inyota yo kwahagizwa no gushaka Imana, ni inyota yo kwahagizwa no gukiranuka, ni inyota yo kwahagizwa n'ukuntu twamenya Imana, n'ukuntu umuntu twajijuka muri Yesu Kristo, n'ukuntu twaharanira gukora ibyo Yesu ashima. Iyo niyo nyota y'ukuri ivugwa, iyo niyo nyota ikwiye kutwuzura, inyota yo gusenga, inyota yo kubaha Imana. Inyota nyakuri ni inyota yo guhaguruka tugashaka Yesu, kandi abamushakanye umwete baramubona. Ngo ushaka ajyane amazi y'ubugingo ku buntu, ko Yesu yabigize ubuntu. Karibu, ngwino kwa Yesu ni ubuntu, ngwino kuruhure, ngwino kuruhure. Iki ni igihe cyo kuruhuka, igihe cy'ubuntu kikiriho, intebe y'ubuntu ikiriho. Hari igihe bizarangira Imana ikica umucamanza utabera w'ukuri akicara ku ntebe agatangira agaca imanza. Hari igihe cy'ubuntu kizarangira. Igihe cy'ubuntu ni iki? Muri iki gihe cy'ubuntu ndakwingingira gukizwa neza. Muri iki gihe cy'ubuntu ndakwingingira kwihana. Ongera usuzume iby'ubugingo bwawe, ongera urebe ko amazina yawe acyanditse mu gitabo, ko nta cyaba cyarasibishije amazina yawe. Nubwo turi mu isi y'ibyaha, ariko dushobora kuba tukiranuka, twera imbuto, duharanira gukora ibyiza. Abanyesi bazatuzanaho ibibi, uzanuhura n'abapagani bo mu rusengero ni ibibi gusa, ariko tugerageza gutungana. Isi ni ibyaha, ni aho ngaho dutuye, ariko aho dutandukana n'abanyesi nuko twebwe tugaruka tukihana. Inkuru nziza y'iki gitondo, ngwino ufate ku mazi y'ubuntu, ngwino ujyane ku mazi y'ubuntu. Wowe urushye, urarushye, ibyaha birakuruhije, urananiwe, unanijwe n'ibyaha, karibu Yesu arakwakira. Karibu Yesu yabimanuye, ni ku buntu. Ubugingo ni ubuntu, nta kiguzi. Niwe kiguzi yaritanze ku musaraba. Ushobora kuba nawe wari warakiriye Yesu ukagwa, karibu. Arabyemera kongera kumugarukira, ngo nimwihana ibyaha byanyu mukabikuraho, ngo azagira gute? Azabakira. Nitumugarukira nawe azatugarukira. Haleluya, haleluya. Ni Imana y'ubuntu yicaye ku ntebe y'ubuntu. Mwene data uteye ndakwinginga ngo cunga neza ikanzu yawe, igishura cyawe, cunga neza umutima wawe. Biravuga ngo turinde imitima yacu kuko ari iby'ubugingo biva. Tukaba twifuza kuzabona Imana, tukaba twifuza kuzajya mu ijuru. Ducunge neza, tugende twirinda, dukiranuka. Yesu ari hafi kugaruka. Ngo umwuka arahamagara, umwuka n'umugeni barahamagara ngo ngwino, ngwino wiyuhagire, ngwino wozwe, ngwino kandi ateze amaboko Yesu. Ngo kandi uwumva nahamagare ati ngwino. Bwira abandi by'agakiza, bwira abandi ko yumva abantu bari kubikerenza muri iyi minsi by'agakiza, ariko Yesu ari hafi kugaruka. Imana idutabare. Aho ntiwamenye Yesu ukicecekera, ntiwamenye urukundo rwa Yesu ukicecekera, aho ntutuje gusa muri Yesu ukicecekera, bwira abandi. Ngo kandi uwumva nahamagare. Warumvishe wumva Yesu, yaraguhamagaye uramwitaba, uramwakira, wumva uburyohe bwo muri Yesu, wumva ineza yo mu Mana. Nawe genda uhamagara abandi, bwira abapagani. Yewe uhereye no muri telefone zacu uze nk'abapagani. Nago kubwira abandi Yesu wari kujya kure, nago rwagara mu muhanda, wanamubwira naho ngaho. Twahera kuba ari hafi yacu, mu miryango yacu barimo, twababwiriza tukaberera imbuto, ukababwira ko Yesu ni ubuntu. Imana itugirire neza. Reka dusenge.
iki gitondo tongere tugarukire umukiza nawe aratugarukire, naho bitabaye ibyo twaba turi kuruhira ubusa nk'uyu muririmbyi. Imana idufashe twongere dusakasake mu mitima yacu ibyari birimo bikihishe, ibyari bino bitaravamo, dusenge tubwire Imana ngo Mana tugirire imbabazi kandi uturindire ubugingo. Niyo message y'iki gitondo, Mana tugirire imbabazi kandi uturindire ubugingo, kandi tujye kuvuga ubutumwa tubwire abandi ko Kristo ariho kandi yabapfiriye kandi abakunda kandi abashaka abarindiriye kugira ngo abahe ubugingo buhoraho ku buntu. Mwami Yesu ndagushimiye kubw'iyi message. Ijuru ririho kandi abera nibo bazaritaha, abakijijwe neza bameshe amakanzu yabo mu maraso y'umwana w'intama, abemeye ibyaha bakabyihana, abemeye kwandikisha amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo. Turasenze Mwami ngo amazina yacu ari mu mbabazi, biracyashoboka Mana. Ugira imbabazi iki gitondo, ugira imbabazi umuntu wese ubwo abwisuzuma umutima agashaka kwihana bakihana. Ugira imbabazi Mwami, amazina yacu yakomeze mu gitabo cy'ubugingo mu izina rya Yesu, mu mbaraga za Yesu, mu butware bwa Yesu, mu gukora kwa Yesu, mu buntu bwa Yesu. Haleluya. Mwami w'amahoro, gitare cy'amahanga, turi hano Papa, turasenze uyu mwanya. Nyemerera uganze, nyemerera utegeke, nyemerera uvuge turumva. Mitima yacu nihindukire mu izina rya Yesu. Ubugingo bwacu burindwe, amazina yacu arindwe mu gitabo. Uzaza ugahamagara abera, natwe tuzumva amazina yacu twitabe mu izina rya Yesu. Reka inyota yacu, inyota no kuhagizwa no gushaka, bibe byo kuhagizwa no kukumenya no kuba Mwami, bibe byo kuhagizwa no gushaka gukiranuka mu izina rya Yesu. Turagushimiye ko ari ubuntu. Turasenza batarakumenya Mana, abantu batarakumenya Yesu bamenye ko Yesu waje kandi ari ubuntu. N'ubuntu mu buntu biracyashoboka. Izina ryawe ririhimbazwe. Icyampa tukumva kandi tukumvira, icyampa tugaharanira gutungana, icyampa tukazibukira icyaha n'igisa nacyo. Kuri uyu munsi tugende dukiranuka, uyu munsi dushyizemo gukiranuka, uyu munsi wuzuremo imbabazi zawe, uyu munsi twongere twisuzume, uyu munsi twongere duhindukire mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu, urinde ubugingo bwacu, urinde amazina yacu. Nuzaza ugahamagara tuzumva amazina yacu mu gitabo twitabe, ni mu izina rya Yesu, amen. Shalom shalom. Mwari kumwe na Mama Ebenezer kuri mikro. Mwibuke gukora subscribe na share.